Bakunzi ba Gisenyi Ubwiza Magazine, reka dufashanye maze twibande ku mpamvu zituma burya umukobwa adakundwa n'abasore kandi afite uburanga. Ese kuko birashoboka ko umukobwa yaba ari mwiza bihagije ariko akabura urukundo rw'abasore? Reka dufatanye turebere iki kintu hamwe, ariko ndakwibutsa yuko ugomba kubanza wakanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byinshi cyane nk'ibi bishobora kugufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Burya rero ngo ikintu gishobora gutuma umukobwa ufite uburanga atabasha gukundwa n'abasore, twasanze burya harimo nko kutagira ikinyabupfura. Iyo uri umukobwa w'umunyagasuzuguro, utukana kandi utubaha, nta musore n'umwe ushobora kukwisukira niyo waba uri mwiza bingana ute pe. Burya ngo ubwiza bw'inyuma buba bugomba kujyana n'imico myiza yawe. Nshuti yanjye, ikindi nakubwira ni ukuba uri umukobwa w'umubeshyi. Umukobwa w'indyarya, umukobwa w'umubeshyi ahora agaragara nk'aho ari mubi imbere y'abasore, kabone n'ubwo yaba ari mwiza ku isura. Umukobwa ntuzibeshye ko ubwiza bwawe buzatuma abasore bakwisanzuraho igihe cyose ubeshya cyangwa uri indyarya. Ikindi burya ni umukobwa uhora aganya. Uburyo umuntu yitwara aganira ari kumwe n'abandi burya bituma abantu bashobora kumukunda cyangwa se bakaba bamwanga. Kuba uri umukobwa ugahora ubona ibintu mu buryo bubi, burya bizatuma nta musore ukwishimira. Ukwiye kubona ibintu mu buryo bwiza kandi ukanezezwa n'ibyo ufite. Nshuti yanjye, ikindi nakubwira burya ngo ni uguhora uvuga ibibazo byawe. Burya ngo iyo uvuga ibibazo byawe cyangwa ibitagenda neza mu buzima bwawe, utera abantu kutakwishimira. Burya ngo iyo uri umukobwa ugahora uri muri ibyo, burya bituma ntawe ubona ibyiza byawe, bityo no kwita ku bwiza bwawe bikaba byabura pe. Ikindi nakubwira burya ni ukuba uri umukobwa ushaka ko ibintu bigenda uko wowe ubishaka. Ntushobora gukundwa n'abasore igihe buri gihe cyose uba wumva ko ibintu byagenda uko wowe ubyifuza. Bityo rero ntugomba kuba ari wowe wiharira ijambo ngo utegeke ibintu uko biri buze kugenda. Burya rero icyo gihe umusore ashobora kuba yakureka kuko aba abona ko ushaka kumufata nk'inganzwa. Ikindi burya nakubwira ni ukuba uri umukobwa ugira ubugugu. Burya nk'uko tubizi, nta mugabo wishimira umukobwa ugira ubugugu. Burya umukobwa wikunda ashobora guteza umutekano mukeya mu muryango. Kubw'ibyo rero, iyo umusore yamaze kubona ko ufite iyo mico, ashobora kwigendera burya akagusiga. Zero ni zimwe mu mpamvu twabashije kubakusanyiriza azatuma burya umukobwa ashobora kuba yabengwa n'umusore kandi nyamara umukobwa afite uburanga. Nshuti yanjye, niba uri umukobwa ukaba uri gukurikirana ikiganiro nguhereza, ibuka gukanda subscribe kuko iyo subscribe ni rwo rufunguzo ruzatuma ubasha kubona inama nyinshi zigiye zitandukanye z'ubuzima bwawe. Turabakunda cyane.